Umuyobozi yambwiye gutyo ntekereza ibyo napanze na muzehe byose, nibaza ukuntu uwo mugabo yabitekereje muri icyo gihe nk'icyo. Natangiye kwibaza niba koko atari agatego muzehe yanteze kugira ngo nkagwemo. Nashatse icyo kwisubiraho ariko nibuka rya jambo muzehe yambwiye ko nintarinda ijambo ryanjye no gupfa nzapfa, niyemeza kubikora ikiba kikaba. Ndamusubiza nti nta kibazo muyobozi, kandi murakoze kuri izo nama nziza mungiriye, ariko nkurikije uko aka kazi nakabonye nkakeneye sinatinyuka kwangiriza izina ry'iyi kampani, haramutse hari ushatse kuryangiriza anyuzeho yaba yibeshye. Mpita mvuga nti ariko ko numva mutanyizeye muyobozi. Ahita avuga ati nizere ko ibyo uvuze ari ukuri musore, mu kazi nta muntu ugomba kwizera kuko ari wese hari igihe kigera agaharanira inyungu ze atitaye kuza abandi, kandi icyizere kiraza amasinde. Ndamusubiza nti humura rwose ntacyo nakora kibi cyakwangiriza izina ryanjye, kuko iyo abari ibyo simba narahataniye kubonera iyi kontaro. Ahita avuga ati nanjye nicyo cyizere ngufitiye, gusa urahirwe ntuzatume icyo cyizere kiyoyoka. Nyuma yo kuganira n'umuyobozi, namwe murabyumva, sinari kubura kubitekerezaho aho yakuye ibyo bitekerezo, kandi nta wundi muntu n'umwe nabibwiye. Natekereje ko Sonia yaba yarabivuze, ariko nanone mbona atabikora. Ibitekerezo byabaye byinshi kugeza ubwo numvise nanjye nisetse, nibutse ko na Madarina yabimbwiyeho mbere yuko mbitangaza. Mbona ko ari we ushobora kuba yakwije ibyo bihuha. Nongeye kwibuka kuva ku munsi wa mbere ngera muri kampani, ukuntu nta kintu na kimwe ndapfa na Madarina cyangwa wenda ngo ambwire kugikora ntagikora. Nongera kwibuka ukuntu kontaro ya kapitene ari we wari ubyihishe inyuma ngo ntayibona, none nubwo akaba ari yajyanye amakuru atari yo ku mukuru wacu. Natekereje icyo namukoreye gituma akomeza kungendaho, ariko ndakibura. Nashatse icyo nakora ngo ambwire icyo dupfa, umujinya ari nako uzamuka. Ngeze aho numva ntakomeza kubyihanganira, niko kujya mu biro bye. Nagezemo ninjira ntakomanze kuko byari bisanzwe, akinkubita amaso ahita bataha ni mu rusengero ko ariho binjira badakomanze. Mpita mvuga nti n'ubundi ntaho bitaniye n'urusengero rwo kwa Satani. Ahita avuga ati ko mbona warakaye ariko. Ndamubwira nti nabuzwa n'iki kurakara kandi mfite abandakaza. Ahita avuga ati cara umbwira ibibazo ufite numve ko hari icyo nagufasha niba birebana n'abakozi baha ngaha. Ahita avuga ati aho ndaje ntakugize ntese twahuriye hehe. Mpita mubaza nti nta kindi kibazo mfite usibye wowe. Ndamubwira nti reka nkubwize ukuri, gabanya kwigira marayika urabeshyera abantu. Niba dukorana utanshaka uzambwira banzanye hano bahankure, ariko ureke kujya wirirwa umbunza. Ahita avuga ati ariko se ninde waduteranije kugeza ubwo ndakarira bigezaho. Umumama ahita avuga ati nahise mubwira nti umva ngo arijijisha, wibagiwe ko ari wowe wari waritambitse ngo ntabona kontara ya kapitene, none n'ikirori kigeze igihe urangije ujya kubunza umunwa kwa manager ngo nzica ubukwe. Niba wumva nzabyica iyo mundeka mugashyiraho abazabushobora. Yarasetse maze ahita avuga ariko noneho sinzi wakuntumyeho, ni Sonia se cyangwa ni izindi ntumwa zawe. Mpita musubiza nti uwo ari we wese aramaze icyangombwa nuko nabimenye, rekeraho kunyivangira mu buzima kandi bibe umunsi wa mbere n'uwa nyuma, kuko nibikomeza gutyo uzabona uwondi we. Yahise ambwira ati niba hari n'uwabikubwiye menya ko yabeshye, njye ntawe njya nizera ku buryo naganira nawe amagambo nk'ayo, kandi nawe nakubwiye ko nugira uwo wizera ingaruka zabyo uzazirengera. Kubyiriya kontara byo n'iby'akazi kandi si ngombwa kubimenya, naho ibindi byose wabikubwiye umubwire ko yibeshye. Mpita mvuga nti none se ni gute umukuru wa kampani yaza kumbwira amagambo nk'ayo wambwiye ubushize ngo hari abantu bashaka kwica ubukwe? Yarasetse maze arongera araseka, ari nako nanjye umujinya wiyongera ku buryo iyo ataba umumama mba naramukubise urushyi. Mpita mvuga nti ndakubwira ibibabaje warangiza ukanseka. Umumama ati ati nagufataga nk'umuntu ukuze, none nsanze ukiri umwana koko. None se ninde utazi ko hari abantu batishimiye ko tuzakira ubu bukwe bukomeye ku rwego? Nka manager rero, kuko ari wowe twese amaso hanze, tugomba kubikubwira cyane cyane abagufite mu nshingano, kugira ngo utazatatira igihango ufitanye na kampani ukemera abagushuka. Yamaze kumbwira gutyo nibuka ukuntu nari namurakariye, nanjye numva ndisetse. Nta kindi nari gukora, namusabye imbabazi mubwira ntimubabarire kubwa kubifata nabi nanjye nabonye umukuru wa kampani aje kubimbwira. Nibutse ko nawe wabimbwiyeho, aho kubifata nk'inama ahubwo nkifata nk'aho ari ukunshinja. Mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ahita avuga ati nta kibazo bibaho, gusa nanone ujye wirinda gufata imyanzuro cyangwa kugira icyo ukora ubabaye cyangwa wishimye cyane. Ndamusubiza nti murakoze cyane kubwo kumbabarira. Ahita avuga ati ikindi kandi nk'uko mbara mbikubwira ntukagire uwo wizera n'umwe. Ndamusubiza nti nzagerageza. Nasohotse mu biro bye numva noneho umutima utuje.
nerekeza iwanjye sinaburaga kugira ubwoba bw'uko ndaza kubahemukira kandi ari njye wari witezweho ubufasha. Kubera kujya kure mu bitekerezo habuze gato ngo nkubitane na Madarena ahita bati bose kugenda wivugisha mu nzira biti. Nashigukiye hejuru ntangira kwibaza niba ntinyuzemo ngo Madarena wari uzwiho kutaba akabati kabika ibanga atabyumvise. Mpita mvuga ntubanza nanjye bitangiye kwivanga kabisa, ariko buriya hari n'utuntu umuntu agira ibitotsi ku manywa akibuka yarose agenda. Twese twasekeye icyarimwe maze mpita mvuga nti narota gibe iki se Madarena? Ahita avuga ati wagize ngo hari uwakumva ibyo wavugaga se ko numvaga bidasobanutse usibye ijambo ubukwe ryonyine numvise, naho ubundi nta kindi kintu natoyemo. Akivuga gutyo numvise niruhukije, umutima usubira mu gitereko kuko numvaga Madarena yamenye ikintu n'ikigo cyose cyagombaga kukimenya. Mpita mvuga nti iminsi myinshi Madarena naguherukaga kera. Ahita avuga ati wahora n'iki mwana wanjye kubu numva nataye umutwe? Madarena ahita ati mpita mubaza ntibyakugendekeye bitese. Yese ambwira turibuka wa mukobwa wanjye wiga muri kaminuza twahuye nkamukwereka. Ndamusubiza nti ndamwibuka rwose, yabaye ikise? Madarena yese tuzi ko ejo bundi nahuye nawe ari kumwe n'umusore mbona utuzuye mu mutwe bakambwira ko bakundana. Nabaye nk'ukubiswe n'inkuba numva umusatsi umvuye ku mutwe. Ubu nabuze icyo nakora n'icyo nareka. Noneho icyambabaje kurutaho nuko nabibabashije n'umukobwa wanjye akambwira ko amukunda. Mpita mubaza nti uwo muhungu usanzwe umuzi? Arambwira ati tekereza umuntu w'umusore wirirwa akina n'abana mu nzira ngo niba yitwa Kima, iryo zina kurivuga numva ari inteye ikirungurira. Mpita mvuga nti uravuga Kimu se? Madarena ahita ati n'uwo usanzwe umuzi se? Ndamusubiza nti Kimu ndamuzi, ni umwana mwiza, ni umusore wicisha bugufi uba utifuza ko umuntu yababara kandi akunda abantu. Ahubwo umukobwa wawe niba bakundana koko yagize amahirwe no gukundwa n'umuntu mwiza kandi nawe azabibona. Madarena ahita avuga terega nawe uramushyigikiye. Ndamusubiza nti rwose sinabura kumushyigikira kuko Kimu nkuko mubitekereza ko afite ubwenge butuzuye siko biri. Ahubwo ni umuntu mwiza ugira umutima ufasha kandi uba wumva yashimisha bose, nicyo gituma bakeka ko atuzuye. Madarena ahita baturamponda sinoga, kereka niba uwo mvuga atari uvuga, ariko uziko nasanze kina n'abana byaye umupira. Ndamusubiza nti kuba umuntu yakina n'abana ntibivuze ko afite ubwenge nk'ubwabo, ahubwo nuko abashaka ko n'abana bishima. Nakomeje kuganira na Madarena mwumvisha uko Kima ari umusore nk'abandi, ahubwo we afite akarusho ko gukunda abantu ariko yanga kubyumva. Kugeza ubwo twatandukanye niyemeza kuzamushaka tukabiganiraho yanze y'akazi. Navuye aho nkomereza mu biro kuko n'ubundi niho najyaga. Nashatse kubwira Ivan ibyo natekereje, nibuka ya magambo ya Helena ko ntawe kwizerwa n'umwe, mpitamo kubireka. Kigera mu biro nagiye kubona mbona ngo uwo Chantal arinjiye. Sinamuherukaga, nibajije ikimuzanye mu biro byanjye, ariko nanga gucyuhaguzwa. Nyuma yo kwicara mpita mubwira nti iminsi myinshi. Chantal ahita ati nari nihugiyeho niyo mpamvu, gusa ndaje nkugana ngo ngire inama nk'umuntu nisanga. Ndamusubiza nimbwira ngo uteze yombi. Arambwira ati urabizi ko nkunda Ryan nkuko nahoze mbikubwira, urabizi ibibazo byose nakugejejeho kandi byose nkabyihanganira, ariko noneho aho bigeze ndumva umutima wenda guturika. Chantal nese mubwira ntibyakugendekeye bitese? Arambwira ati umusibe ejo Ryan naramuhamagaye yanga kuyifata nkuko bisanzwe. Ngeze aho niyemeza kujya kumureba mu rugo, ndimo ngenda nsanga ari kumwe n'umukobwa bahuje urugwiro ku buryo utabyumva. Mpita mubaza nti none se kuba ari kumwe n'umukobwa bivuga ko bateretana? Chantal ahita ati ntacyo ntiboneye, uzi ko yagiye kumusezeraho akamusomera ku muhanda. Kwihangana byarananiye, mpita musanga aho yarari ari mubajije ibyo arimo, aho kunsubiza neza ahubwo ambwira ko atari njye mukobwa njyenyine. Mpita mubwira nti ubwo sibyo yaratinyutse n'akanwa karabivuga? Chantal ahita ati cyane rwose, yambwiye ko kuba ndi inshuti ye bitavuze ko nta bandi bakobwa agomba kuvugisha. Mpita mubwira nti ndumva rero niba yaratinyutse akabyivugira, nta mpamvu yo gukomeza guhatiriza, uri umukobwa mwiza ntuzabura umusore. Chantal yese ati nanone ndamukunda ku buryo ntashobora kumureka, kandi nawe arankunda kuko yageze aho nsaba imbabazi ambwira ko yari yacitswe, kandi uwo mukobwa ari we wamwiritereteye. Gusa nanone imitima yambanye myinshi. Ndamubwira nti ndumva wafata umwanzuro ukareba niba koko agukunda, bitaba ibyo ukabivamo gatuza, ntuzabura undi ugukunda. Gusa icyo ugomba kumenya ni uko urukundo atari imikino, ngo uyu munsi ndatsinda ejo utsinde, kandi uwo ukunda by'ukuri ntumubangikanya n'abandi. Chantal ahita ati umfashe umugire inama wenda wowe yakumva.
ndamubwira nti nta kibazo ndagerageza, ariko nawe ugomba kumenya ikibuga ukiniramo, ikindi kandi ukareba kure. Chantal yakomeje kuntakira nubwo numvaga kumugira inama ari uguta inyuma ya Huye, kugeza ubwo nanjye namuretse ngo hato ntiteranya nawe nkamwemerera ibyo yifuzaga byose. Amasaha y'akazi yaje kurangira nerekeza mu rugo. Mu nzira ndimo njyana na Ryan nibwo nibutse ibyo Chantal yambwiye byose. Nshaka kubimubazaho ariko mbona ko atari ngombwa kubimubaza tugenda, ahubwo ndaza kubimubaza twitonze. Nageze mu rugo nsanga Samusoni arimo ategura iby'umugoroba. Kimu nawe yari yaje kumufasha, gusa kenshi iyo namubonaga namenyaga ko hari inkuru aza kumbwira. Mpita mubaza nti amakuru ki? Kimu ahita avuga ati ni meza Clovis, hari inkuru ishyushye nakomeje kuyibika mbona ntarenze uyu munsi. Mpita mubwira nti ngaho mbwira se. Ahita avuga ati ejo bundi ku mugoroba nari kumwe na Jeanne muherekeje avuye ku ishuri, nuko duhura na mama we mubwira ko Jeanne ari inshuti yanjye. Yamaze kumbwira gutyo nibuka ibyo Madarena yambwiye, menya ko ariyo byaturutse. Mpita mvuga nti nuko se umaze kubimubwira byakira gute? Kimu yise afata icyanshimishije nuko Jeanne nawe yabyemeye ko ankunda. Uzi ko ari ubwa mbere abyemera ko ankunda? Mpita mvuga nti ndumva mugeze ahantu heza. Mama we se ntacyo yavuze. Aransubiza ati mama we yahise agenda nta kintu na kimwe avuze, uzi ko atanansezeye ariko banza watankunda. Ndamusubiza nti buriya aragukunda, ahubwo wasanga ibyishimo byaramurenze akabura uko abyakira ko umukobwa we abonye umusore nkawe. Kimu ahita bati ubwo se nibyo ra, narenze ko iyo umuntu yishimye aseka none agenda adasezeye. Ndamusubiza nti byose birashoboka. Twakomeje kuganira na Kim akomeza dusetsa. Sinzi uko hariko telefone yanjye yasonye, mu kureba uhamagaye nsangana nimero ntazi. Nihutira kuyifata numva ijwi ni ry'umukobwa. Ahita avuga ati fora nindi. Ndamubwira nti aho ndumva nsinzwe pe. Umukobwa ahita avuga ati kuzi ko ntari nzi ko wirengagiza abantu bigeze aha, n'ukuntu twaganiriye igihe kinini aka kanyuranye bagiwe. Mpita mubwira nti so kubirengagiza ahubwo no kwibagirwa bibaho, kandi kwibutsa ni umuco nyarwanda. Ahita nsubiza ati ni Ketiya. Yavuze gutyo ntangira gutekereza aho nigeze kumva iryo zina, nkumva bitaza. Nashatse kumubaza aho naba muzi nabyo bintera isoni. Mpita mubwira nta makuru kise ko mutongeye kumvugisha. Ketiya ahita avuga ati aha mba nitinyiye Sonia ngo atazagira ngo namutwariye umugabo. Akivuga gutyo nangiye kwibuka umukobwa Sonia yari yagiye kuraraho igihe twari turi mu bihe bikomeye. Nta wundi nuwo inshuti magara ye. Mpita mvuga nti nta kibazo rwose, ibyo ntibyakubuza kunyisuhuriza kabone ko inshuti y'inshuti yawe aba ari inshuti yawe. Ahita avuga ati urakoze cyane, naho ubundi mba nagutinye, none se ko wagiye ugahera habe no kugaruka kudusura. Ndamusubiza nti nta kibazo nzashaka umwanya mpagere. Arambwira ati nizere ko utari kumbeshya. Mpita musubiza nti sinjya mbeshya, maze ahita avuga ati ntacyo ndabategereje. Nyuma yo kuvugana nawe nongeye kwibuka ukuntu Ketiya wa munsi tujyayo yatwakiriye neza akatuganiriza neza. Nibutse ko nta nimero ye nafashe ngo byibuze nzamushimire, numva ndisetse. Nanone natekereje aho yakuye nimero yanjye, nta handi kwa Sonia. Nese mfata telefone mpamagara Sonia ngo mubaze ukuntu yamuhaye nimero yanjye aho kumpiye ngo abari njye umumushimira. Hashize akanya aranyitaba ati haro sheri Sonia. Mpita mubaza amakuru y'umugoroba se. Aravuga ati nimeze nta kibazo, gusa urukumbuzi ni rwose. Mpita mubwira nti aka kanya koko, ariko rero uri umwana mubi, kuki wahaye Ketiya nimero yanjye akampamagara akaba ari unyibutsa ko cya gihe yatuganirije ariko sinongere kumushimira. Sonia yahise nsubiza ati ahubwo se nako buriya yayikuye muri telefone yanjye kuko ntayo namuhaye, nakubwo wasanga yagukunze, gusa kuri njye ndumva kumushimira bitari ngombwa kuko ntacyo yakoze kidasanzwe. Mpita mvuga nti ariko yaragufashije birangira neza. Ahita avuga ati ndumva atari ngombwa, nizere ko nta bindi mwaganiriye. Sonia nese mubwira niko numva ubifashe nabi se kuvugana nawe hari icyo bitwaye. Aransubiza ati icyo utazi ni abakobwa, kandi Ketiya ndamwiyiziye ejo azakuntwara ndeba. Nagerageje kumvisha Sonia ko ndi mukuru bihagije kandi ko amahitamo yanjye yarangiye, ariko numva adashaka kubyumva. Ngeze aho mpindura ikiganiro. Nyuma musezeraho maze gushyira telefone hasi nibwo natekereje ku byo Sonia yari amaze kumbwira, ariko nsanga ari bya bindi byo gufuha sinabiha agaciro. Nagarutse muri saro aho ba Samusoni bari bicaye, dukomeza kuganira bisanzwe. Hashize akanya Samusoni yahise avuga ati boss, uyu munsi naganiriye na Kim, mubwira ukuntu navuye mu cyaro nkagera inaha, mubwira ukuntu kuva navayo ntarasubirayo na rimwe. Yanganirije nanjye mbona ko nahemutse ngomba kujya kubareba.
ndavuga nti wagize igitekerezo cyiza, nanjye nashimira Kimu wakugiriye iyo nama. Nanjye nicaraga nkumva ngomba kukuganiriza, nuko umwanya wari warabaye muto. Samusoni ahita avuga ati ndashaka kujya kubareba tugasangira no kugashahara. Aya mezi 2 yose sindayakoraho. Nzaguriramo mama igitenge na papa muguriremo Primus niyo yakundaga. Noneho hasigaye y'ukwezi kwa 2 nzajyanira iwabo wa shefu mbasaba imbabazi kubwo kuba ari nge wamuteye ubumuga. Gusa mfite ubwoba ko batazazima. Uzi ko ndi kubitekereza nkumva nareka kujyayo, mfite ubwoba ko bazamfunga. Ndamusubiza nti humura, kuva watekereje kubasaba imbabazi nabo n'abantu bazaziguha. Ahita avuga ati mfite ubwoba bwinshi pe, ikindi kandi ndi gutekereza ukuntu nzamureba n'ukuntu namugize, nkumva nanjye ndigaye. Mpita mubwira nti ariko wari umwana kandi nawe ibyo yawe wakoze ntiwabishakaga. Twakomeje kuganira byinshi, nshimishwa nuko Samusoni yemeye guhinduka akajya gusura ababyeyi be, ndetse akanemera gusaba imbabazi iyo yahemukiye akica n'ikiru mu bushobozi buke yari afite. Kubera Samusoni nongeye gutekereza igihe naviriye mu cyaro, nibuka wa mama wandeze akankuza, nibutse ko nyuma yo kuvayo nanjye ntarasubirayo, numva ndisetse, mbona ko nanjye Samusoni atagomba kuntangayo. Mpita mvuga nti nanjye tuzajyana njye gusura wa mama. Samusoni ahita avuga ati ndumva nishimye kuba tugiye kujyana, nkanabibwira ababyeyi banjye ko ari wowe wamfashije. Twakomeje kuganira byinshi, twishimira ko tugiye gusubira ku Kakera aho nafataga nko ku ivuko ryanjye. Amasaha yakomeje kwicuma, buri wese yerekeza mu buriri. Nongeye kwibona ndi kumwe na wa mama wamfataga neza akamenyera igikwiriye, ariko namara kuvayo sinsubireyo kubera amateka nanyuzemo. Mu gitondo bwarakeye nsubira mu kazi nk'uko bisanzwe. Uwo wari umunsi nagombaga gukora igikorwa cya mbere nari naremereye muzehe cyo gukuraho umuriro mu gihe cy'ikirori, kandi nkabikorera ahantu hihishe ku buryo n'umutekinisiye atamenya hariho. Intekerezo zari kure, nagiye kubona mbona Ivan arinjiye. Nyuma yo kunsuhuza ahita avuga ati ko twaburanye. Ndamusubiza nti ibyo iyi minsi turaburanye, ariko bibaho, hari igihe umuntu aba yihugiyeho ukuntu. Ivan ahita avuga ati ubugezeho bitegura se, ariko uko nkuzi byose biba biri ku murongo. Mpita mubwira nti niko biri kabisa, icyo dutegereje ni isaha yonyine, naho ibindi byose byarangiye. Ivan ahita avuga ati ariko rero mbabarire kuba ngiye kukubaza ikibazo nk'iki, kandi rwose mbabarire unsubize kuko hari ibyo nshaka kumenya. Mpita mubwira nti ntubizi ko ntacyo naguhisha nkizi se? Ivan ahita avuga ati niba atari ibanga ni iki muzehe yagusabye ko umukorera uyu munsi ku buryo kigeraho kimuhangayikisha ko uramutse utagikoze imipangu ye yose yaba yangiritse? Mpita mubaza nti ibyo se ninde wabikubwiye? Ivan ahita avuga ati we nsubize, ureke kunsubirishamo ibibazo. Nashatse kumubwiza ukuri, ariko nibuka ko niyemeje kutagira icyo mubwira kuko ibanga ari iry'umwe, uwa kabiri akazimura. Nibutse n'ukuntu abayobozi bose bazaga bambwira, mbona ko Ivan ntamwizera kuko Helena yari yabimbwiye ko wasanga ari abayobozi bari babimutumye. Mpita mvuga nti ejo nibwo twavuganye, ambwira ko ngomba kubitegura neza ku buryo uwo muhanzi ahava yemeye, ku buryo ubukwe butazajya ahandi. Ivan ahise ambaza turavugisha ukuri? Ndamubwira nti ibyo nkubwira ni ukuri pe, none se haba hari andi makuru uzi? Ivan ahita avuga ati naringize ngo ni ikindi kintu kibi kuko namwumvise, nako hari ukuntu mba mbona atifuza ibyiza byaba kuri iyi hoteli kuko yari yabikubwiye mbere. Yavuze gutyo nibuka ko hari umunsi namuganirije nkamubwira ko muzehe yansabye kuzabwica, ariko ntacyo gukora nari namubwiye. Mpita mvuga nti wasanga ari bya bindi bya mbere wari uzi. Ubu muzehe yisubiyeho ngo hari ibibazo yari afitanye n'abantu baha, ariko byarakemutse, ahubwo nkawe ushinzwe ibintu bya kamera za hano ukaza umutekano hatagira icyo uza kwangiriza. Ivan ese bati niba ari wowe ubinsabye ndaza kubikora neza, niyo mpamvu nari nyuze aha ngo mbanze nkubaze uko bimeze hato hataza kugira ikibazo ngo sinagufashije. Ndamusubiza nti nta kibazo kabisa. Ivan ahita avuga ati ariko niba hari icyo mpisha ingaruka zose zakubaho uzazirengere, aho bigeze maze kubona kuriya musaza atari umuntu mwiza. Mpita mvuga nti humura rwose ntacyo naguhisha kandi nkizi. Nyuma yo kuvugana na Ivan yahise asohoka ajya gutegura ibyo, nanjye nsigara mu kazi kanjye. Gusa nakomeje kwibaza kuri ayo magambo yari amaze kumbwira. Nibuka ukuntu yagenda gusa naya wa mukuru ya kampani yacu, nibaza aho byaba bihuriye, ariko sinagira kuhabona.